wafatiraho urugero ariko nabyo byashoboka kufatira ubu ninde nafatiraho urugero oya ngaho mbwira se ninde narufatiraho none se ubu hari nabo bafitanye beef muri twebwe muri Smart Guys baje gutya bakamuheza no hanze banze ko yinjira ahubwo ngesi ariko ubu badashobora guhura nabaga ndaho hafi ubu barahura ariko nawe nibiyamukatira muri ujya ngo kanje yakata muri video ya Mitutsi numvise Mitutsi avuga ngo cyakoza ngo man ngo nge nzamureka ngazakina ngo nari cyangwa nuza nsabi cyangwa bijiyo bija bandusha iki nanuzana kirawe andusha company umva kirandusha company Mitsutsu ikinandusha wenda nukumenywa nabo bantu ariko muri abo bantu nta muntu dukora nuzimwe style zimwe ngo tuvuge ngo uyu muntu buri muntu ukurusha ikintu bita urumva ikintu bita umwaku n'amahirwe ntago ibyo bintu bibaho habaho iki ibyo bintu ntago mbyemera ntago habaho umwaku ngo habeho n'amahirwe ahubwo habaho igeno numva twanasoza imigisha se na imigisha yibaho nta migisha ibaho habaho igeno ubu ngubu wowe ukivuka byari byanditse ko nugira imyaka 40 uzagura kamera ya Sony ya $1,000,000 byari byanditswe kabone niyo waba warahirimbiye waragize ute n'igihe wari kuyigura uyibye ayo mafaranga ariko uwo munsi ukayigura nta migisha nta ninuza nta mahirwe nta ninuza nta n'imyako habaho igeno ni buri umuntu w'umupapa wazibimbwira cyagiye nkajyana iburage reka ntago buryo urakomeje ngiye ndakomeje gute no gufata uwo mwanzuro ushaka kuducika oya ndashaka kuva mu basore abasore nta cyiza cyabo buriya nubwo mbarimo ngaho gutaha amajoro kugira ute noneho ugeze nko muri ghetto mba niberamo ushobora nko gusanga agakweto cyangwa akagari agasani wigeze kuriraho ubugari hashize nk'ukwezi kagasanga ku musego kabisa inari ukuntu ubona nko mu baby aje ugahita ugata akagasani yindi kurira reka mitenkata ku musego uno mu baby ndabizi ntago ari bwirirwa areba hano birahita birangiye atakunyuzamo ijisho ako gasani kaguma aho ngaho mpaka utagize gutya ngo wumve umwanda wo kubanye mwinshi uvuge ngo ngiye no kugira kagasahane kagumamo kazagatamo nyiribyo ukazakabona ugiye kwimuka niyo mpamvu webya nibyo bya butesha umutwe ubuzima bwa gisore bishobora gutuma iyo urenze igisore menye udafunzwe no kuri ubu udafunzweho bibari n'insazi mbese ubu koza agashya neza pe 100%. Mbese ko hari abantu bavuga ngo bibafasha kwigenga cyangwa uko kwigenga niko kubi kwigenga niko kubi kuko hari igihe abasore b'iki gihe n'igihe agenda akanywa itabi yanywa itabi agahita yumva ashatse ku nsutsu akagenda akaba atazi no gutereta agahita agenda agafata akana kubitane nako mu muhanda aterura timba hasi ribu nayo ikanyanyasa ribu nayo biri gukomanga ujya kubona ukabona wa mugabo nyine w'ibirokoroko akaba araje agakomanga ngo ndi ribu uzi ukuntu aza kubwira ati muntu w'Imana ibashobore kuba bari kukubeshyira ntugire ikibazo atevana nitugera hara turabikemura gake urahita utaha ugerayo upfa kuba wuri iyo modoka wambara ipingu ahandi bakavuga ati nutabyemye nutavuga reka dusuhuza abantu bakurikiye Urubura TV nk'ibisanzwe reka tubatangariza umwe mu batumirwa twazanye uyu munsi ni mushya ariko ntabwo ari mushya muri aya makaritsiye nyine cyangwa muri ibi bintu tubamo turakwakiriye murakoze cyane meze neza meze bon nandi gukubaza ngo nguheruka kera cyagiye nyine ukina na baba pete hajya yaca no yitwaga ni Smart Guys TV byarangiye bite
Smart guys nungu biracyakora ko ari igihe abantu bakura nyine bagatandukana, igihe batandukana ku neza. Ntago ikibuja nka kera kandi twaratandukanye nyine. Ubundi Smart guys yitwaga Smart guys twese tukiri, ariko buri wese yatangiye guca ku mpande, ako buri umukinnyi ajya gutekereza kugenda team ijya gusenyuka, aba harahiye. Uzarebe nka Rayon Sport ujya kumva nyine ngo ibintu byanze, kumva ngo abakinnyi bamaze amezi 5 badahembwa, ubwo nyine induru zita zibinduru bagatangira gutatana. Yewe nyine ubwo urumva nyine ni team yatandukanye bitewe no gupfa ibintu byinshi. Wenda turaza kubigeraho. Ubundi Tito ubundi ni muntu ki? Tito ubundi ni Twizeyimana Theogene, ari byo bivamo Titi. Ni umusore uri muri tegura kuba umuntu w'umupapa. Wazi bimbwira cyagiye nkajya ni brage. Reka ntago buryo urakomeje. Ngiye ndakomeje. Guteze no gufata uwo mwanzuro. Ushaka kuducika. Oya ndashaka kuva mu basore. Abasore nta cyiza cyabo buriya nubwo mbarimo ngaho gutaha amajoro kugira ute. Noneho ugeze nko muri ghetto mba niberamo. Shobora nko gusanga agakweto cyangwa akagari agasani wigeze kuriraho ubugari hashize nk'ukwezi kagasanga ku musego kabisa. Inari ukuntu ubona nko mu bebe aje ugahita ugata akagasani yandi kuri ariko mitenga ku musego, uno mu bebe ndabizi ntago ari bwirirwa areba hano birahita birangira atakunyuzamo ijisho. Ako gasani kaguma aho ngaho paka utagize gutya ngo wumve umwanda wo kubanye mwinshi uvuge ngo ngiye no kugira kagasahane kagumamo kazagatamo nyiribyo ukazakabona ugiye kwimuka. Niyo mpamvu nibyo bya bintu byaguteye gufata umwanzuro bavuga byane gufata umwanzuro ndavuga ati ibi bintu reka mbivemo. Ubuzima bwa gisore ubundi bufata gute? Ubuzima bwa gisore mbabona butesha umutwe. Butesha umutwe ubuzima bwa gisore bishobora gutuma iyo urenze igisore menye udafunzwe. No kuri ubu udafunzweho bibari n'insazi. Mbese ubu koza agashya. Ubu koza agashya neza pe 100%. Mbese ko hari abantu bavuga ngo bibafasha kwigenga cyangwa uko kwigenga niko kubi. Kwigenga niko kubi kuko hari igihe abasore b'iki gihe hani igihe agenda akanywa itabi, yanywa itabi agahita yumva ashatse ku nsutsu, akagenda akaba atazi no gutereta, agahita agenda agafata akana kubitane nako mu muhanda aterura nimba hasi, ribu nayo ikagaragaza nyanyaza ribu nayo biri gukomanga. Uya kubona ukabona wa mugabo nyine w'ibirukuruko akabaraje agakomanga ngo ndi ribu ukuntu aza kubwira ati muntu w'Imana ibashobore kuba bari kukubeshyira ntugire ikibazo, ati vani tugera hara turabikemura gake gake urahita utaha. Ugerayo upfa kuba wuriye iyo modoka wambara ipingu kandi bakavuga ati nutavuga ibi bintu impamvu ariko turanagutera igiti tayari 25 ukabura yiri. Niyo mpamvu ubusore umuntu yatabubagiye aba ari gato. Ubundi ndenga ubusore nzabubagiye upfa kuzantumira naye nzaba mpari. Nahise yomba ndi umugabo mba narafunzwe cyaje. Suko ndiko ngiye nigeze gufungwa kubera nyine gukina. Nigeze kubyumva gukina filimi ngo nakinisheje Kanyusi nyine yarakiro. Nigeze kubyumva turafungwa. Ngira ahubwo ibyinshi hari mbanze ngo ninuza. Bijya ngo ni pranka niki. Oya ahubwo muri RIB usanga nk'umupolisi avuga ati mwana ngiye ndi umufana wawe. Ubwo ni umupolisi ndi umufana wawe. Akavuga se nimba uri umufana wanjye umuntu ufana nta nubwo wamwana 1,000 cyangwa na 2 nayamuha rwose peti rwose nayaguha nuko uri umunyabyaha wese wamburaniye ngasohoka nkataha. Ubwo naba mbamufatanya cyaha araguturuka agira ngo nagufana. None mu masaha yo kujya kunyara bwageraga mu masaha yo kujya kunyara navuga ati rwose nyine amasaha urabona ari ukuntu umunyara noneho ukaza gushaka kunyara ya saha yo gusohoka itarage ari mfungiye Kimihurura ugasanga bamubwiye ko nshaka kunyara se binyaremo kandi umfana ibyo ngibyo tuzabibara wasohotse nibwo nzakomeza kugufana. Ubwo nkagira ngo nyamwanga nubwo turi muntu twabaye abanzi akaba ari n'umufana nanyandikira kuri WhatsApp nkabibona ahubwo nagera hari akantu nabirenze aboganisha n'inzoka ntabwo uzongera kunyibwirisha nasohoka cya gihugu gikingura ugeze ku muryango
noza n'utwenda nako njye sinanatuzanye sinjye nabonye nsohoka kaya kumvaje nyine n'udushikomesha gutya ati naragufunze se ukamureba naragufunze se baramfunze nyine mwana ihangane nyine nta tegeko nta umuntu yarijya munsi ariko nyine peace kabisa kandi nyine ibyo bintu mubyirinde cyo gihe nyine mitamvuga ati kabisa leta yacu nayo dufatiye nini ituma nyine hatabaho ibyaha byinshi kandi hari n'uburyo bagenda bagira inama abantu wisanze muri filime ukuntu nisanze muri filime ubundi nigaga hariya noza Ikibungo za Gahima ndero ko nari umunyeshuri nako mu kigo mo indani naragiye nshingamo karabu ya comedy stand up burangiye nizo nikoreraga tukajya tugenda bakadutuma nko mu karere tukajya gusetsa nyine abantu tubaririmbira tubakinira filime cyangwa indirimbo z'ubugoryi hanyuma uramujama bita ngo ni PKG uriya nyine nyiri Smart Guys niwe waje arambwira ati rero Titi nabonye ufite impano zana iyo mpano yawe nanjye nzane cano duteranye hanyuma tujye tugabana n'ibintu byose bibi byacu ubwo njye nakuze nzi ko cano tuyifatanyije reka nkore nsizore ko komereye zero tuzanaho n'abandi bakinnyi ariko haje na Kanji tuzanaho n'ari abigezaho na Ngararaza akajya avuga ati ibintu ni ibya timu nkajya avuga ati ibintu ni ibya timu reka ejo bundi rero cyane itangira injize nka 2 miliyoni njye kumva ati rero mwabana mu iki ni ikibuga nabatijije nguvuze naho induru zatangiye kuvira umwe atangira gucaca ariko nyine nubwo byagenze gutyo nawe ndamushimira kuko yatumye nshyira impano yanjye hanze nibwo mwana tumenye kandi ntekereza ko nawe uretse gukora aho ngaho mu kigo nta bandi bantu bari bakuze cyane kereka nyine abantu bo mu bigo bo mu bigo ariko ubu ngubu nanjye ahantu hose ubu ngubu nshobora kugenda ntabwo nshobora kubura aho ndara hano muri Kigali sinabura icyo ndya noneho urana muri Kigali abantu bavuga ko Kigali igoye Kigali yoroshye ufite inshuti nka 20 ushobora kuvuga ukabivuga ati nzajya ndya ibiryo by'ijoro ariko uyu munsi ndarya ibyo mu Gasyata ufite abantu 20 ukajya wari ugenda ukavuga ati njye ni mugoroba ngomba gufunga isango nagiye gusura nde ngaho reba iminsi 20 uzasubira gusura wa muntu wa mbere ataribagiwe ko bigeze no kumusura ubuzima i Kigali buraryoshye amafaranga ubona ku ruhande ariyo wishyura kari akageto nyine wibiramo kandi ukavuga ati nimba uba mu nzu ya tarani ya veni ya 50 y'ijana ndakuraye ntaga amafaranga y'inzu muri Kigali ajya bura ni bangaye mukubitanye bikoreye matera ngo barabasohoye urumva biba ari insazi nyine ariko nyine amafaranga ya geto ntago ajya apfa kubura hanyuma ukatiranye na Smart Guys gukatirana rero twageze igihe nyine cyo kwitekerezaho kandi turavuga ati rero ibintu turi gukora bibyara amafaranga no gukura dukeneye no kugira abagore icyo gihe nyine ubundi twaragendaga dugira hanze bikarangira aho tukavuga ati dukeneye no gutunga abagore twaba abantu b'abagabo rero twavuga ati dupangira umushahara arangije aravuga ati wapi ariko uyu muntu ntiwamubwira ngo umugabo upangira umushahara ari ukubona amafaranga atinjira avuga ati ese nidukora gutya tuzajya tubona uyu mushahara pourcentage kuri izi avuga ati ntago byakunda niko nyine kuvuga ati reka tugende anytime dukeneye uzajya uduhamagara n'undi niwe waturize turanamwubaha nyine n'umujama nyine ntari birye ahubwo nyine ikintu cyose hajemo agafaranga uzarebe nko mu rugo rw'umugore n'umugabo hari ikintu twinubira bimwe bajya bavuga ngo ibibazo biganisha nabwo iyo muguma muri ako kazi ntabwo mwari kureba hanze uko bimeze iyo tugumana ubu ngubu nta bintu bya danje tuba turi byo nta n'ibyo tuba tuzi ariko rero nawe yaratudindije urabona Smart Guys ndabihamya neza ko ariyo komedi ko ariyo yari iya kabiri ku ya Nyagiso ko Nyagiso yari afatanyije na Patino nanuza urumva nyine Nyagiso nawe muntu twubaha ko yadutanze mu gakino na ba Patino ariko Smart Guys nk'iya kabiri ubu niyo yakabaye iri hejuru y'izindi zose ariko nyine nawe yirangayeho aradutata
iradindira ibintu bitabigira abanuza nabo bahita baza baradefanda bara bose baje nyuma baradefanda ariko nta kibazo bapfa kuba abanyarwanda nyine barishimye bisanga muri Kigali Ngoma wakinaga comedy n'iki kandi ko nta connection ikomeye cyane ariko oya nyiri Ikibungo ngiye kuko nuza kera yaravugaga ati ndashaka bari abana nyine tube twakinana Kiramani aho yatinda shaka bari abana tube twakina noneho Pikiji akanga kudutanga ngo turahita dufatisha tumusige nicyo rero cyagiye kibidindiza byose gituma natwe tudindira kuko tuza gukinana na bakira bwa mbere ubu ngo tuba dufite aho turi rero nibwo naje gutandukana ngiye nagiye imbere Kanji yagiye imbere aza kugaruka mita nongera ngenda ariko ubu ngo ngiye nahise njya ahantu bigatuma ngira na connection nkajya nza gukorana na Kiramani n'urutsi Ikibungo naza nkakora twamara gushutinga video nasubirayo nubwo hashize igihe nyine tudakorana ariko Kiramani nyine nawe abahugiye muri byinshi kandi n'umuntu mwiza ikintu cyanzanye rero i Kigali kubayo nje naje i Kigali nje kwiga bana nyine bari ibintu biriya nuza Madame Jeannette Kagame yazanye ya Art Rwanda ubuhanzi haza kuba competition yo mu gihugu hose numva noneho yo mu gihugu hose ngiye nagiye gukompeta nkompese ndatsinda ku rwego rw'igihugu mu bijyanye na acting and drama none ndatsinda ku rwego rw'igihugu biba ngombwa kuko iyo utsinze baguha kwiga umwaka urenga wiga kandi wiga ubi Kigali nibwo nahise rero nzi Kigali nza kwiga nza kwiga oya kwiga baragukodesherezaga inzu bakanaguha senkani za buri kwezi ubwo urumva nyine ayo mafaranga ni nk'agatike nyine byari byoroshye rero ndiga maze gutsinda mfata certificate yuko nasoje kwiga natsindiye ku rwego rw'igihugu ubu ndayicaranye nararebaga ngo ati ibi bintu nkora leta irabizi ako nyine ubu ngubu leta irabizi tu aho gatuye umuntu bita Titi Masipurana muramuzi uyu muntu ni uwacu rwose yarabyize ubu ngubu ngiye n'ahantu hose nyine habaye n'abayobozi igihe bavuga ati mutumire uyu mwana ko nyine hari abana nyine tuba twarakoranye twatsinze turi abana 10 nyine ku rwego rw'igihugu iyo mutsinze muri abana 10 ku rwego rw'igihugu bahita babatera inkunga bakabakubita amafaranga mugashora imishinga mugakora umuntu rero utarajya muri Art Rwanda azajyeyo ntago bigora ariko bisaba gukora ariko ahantu hatsinda abantu 10 urumva ibintu byoroshye ahantu hatsinda reba nyine igihugu cyose kuko twari ibihumbi bigera muri 7 biri gukompeta bashaka gukuramo abana 60 kuko biba ari ibyo bihumbi bashaka gukuramo abana 60 kandi abo 60 bagomba kuba harimo 10 ba acting drama harimo aba dance moderne harimo abanuza aba traditional modern dance hakazamo bano b'ubugeni nyine biba ari ibyiciro 6 biri aho ngaho no kuririmba nyine abaririmbyi ari naho ubundi umuntu wambanjirije ni Merisi uri ufite uriya Merisi rero niwe watsinze bwa mbere ahita ashinga Jenny's Comedy uyakiriye gute wisanze muri abo bantu muri abantu bangana gutyo icyo gihe nari ngifite n'ubwoba urumva abantu 60 buri karere havugamo ntabwo bitaga mu karere hari akarere katavuyemo n'umwe urumva ngiye ninjye muntu watsinze wo muri biriya bice by'iburasirazuba undi mwana n'uwa Nyagatare umwe abandi n'ab'i Kigali umuntu uratsinze uje muri Kigali wiga n'ubundi byanze bikunze support wayikoraga ntabwo yari support amafaranga se nk'ayo ngayo muri Kigali ayo mafaranga bamaga uko ngiye bambaraga nk'aho nta mu ntara iyo ubarwa nk'aho utaha mu ntara uhabwa 100 iyo utaha i Kigali uhabwa senkani ubwo ngiye bamaga 100 bimeze nk'uhembwa umufungo ni miliyoni ayo ngayo amafaranga sha ayo ngayo
ibiraka nyine ngewe kuko ko nyine n'ubundi nagiye muri biriya nsanzwe ndi hit bitewe n'ukuntu Smart Guys yabanje guhitingaho nyine ngewe ngenda mbona ibiraka nyine umuntu akajya aza nimba ngiye tugakora nakankubita senkani ku munsi ariko batabyumva ubu ntabwo napfa kuyakorera ankubita senkani ku hari muri icyo gihe arankubita senkani yankubitaga senkani nahitaga nza nyine bakankubita n'iryo jana bikaba iry'itanu wasanga mu kwezi nkoreye nk'iry'itanu ndi buhembwe n'ijana nsanga na 2,500 nabaga ndyoshye ahubwo aho nsoreje kwiga umushahara uhagaze nibwo byapfuye byose ariko nyine cyakoze nyine badushakiye akazi tukajya dukina ikinamico umwana wundi Ishema ryanjye kuri Radio Rwanda ntabwo nigeze nkubitwa so wakubitwa na Kagame wakubitwa yawe umusaza uriya ntabwo yatuma ukubitwa ndavuga abantu bashaka nka kumva nyine nko kujya muri Art Rwanda kujoininga komite kubera ko muri iyi minsi rero ubona idafite ahantu winjiriye hakomeye ura kugira ngo umenyekane birakunda rero reka nkubwire ibintu byo kuvuga ngo urashinga umwita usaka cyangwa ushaka aho winjirira never kuko niwagenda ngo uhamagare Kiramani ngo umubwire ngo wamaye nka kina ataranabona nyine imbaraga zawe ukora nibura ngo avuga ati arazibona mu byo watangiye cyangwa mu byo watangiye mu byo wakoze ikibazo ntabwo kuvuga ngo muri iyi minsi byo no kubona reka nko mu rugero na comedy isaba ibikoresho urayo n'umuntu utabasha kwikodeshereza kamera kandi afite impano ndabizi none uwo muntu aho kumena urumva atari ikibazo ntago ari ikibazo nyine nibyo nandi kukubwira ahubwo niwe utari kunyuma aho kumenera ubwo nimba yifuza gukoresha kamera se ninde gukoresha kamera ari ku rwego rwa titi umaze imyaka 5 ukora twebwe twahereye kuri telefone zino za Tecno Spark 5 nizo zafataga video za mbere ziri kuri Smart Guys kamera yaje tumaze kujya tugira 5,000 ku munsi by'intuza kandi nako karagatirana bya views rero icyo gihe ngewe icyo ngecyo na matushi hari matushi birimo muri kadi kaba yafata akantu kagaposting rero heraho hasi uri weke kwipasa muremure ubwo se nimba ufite 5,000 ugahita ushaka kamera ikodeshwa 10 wayakura ntago bibaho rero tugomba gukoresha nyine ku bushobozi twese dufite urugendo rwawe rukomeje muri Art Rwanda uraje n'abandi bantu murakoze ubu ngubu komedi yawe ubu ngubu urikwikorera ubu ndikorera cyangwa ukora ruhande n'ibiraka byo komedi urayibona gute kuri urwo ariko hari n'abantu benshi bagenda babivamo niba ari kubera amafaranga make oya ikibazo ahantu gisigaye kiri abanyarwanda mbese nyine ntago abanyarwanda n'abantu nyine beza kabisa n'abantu bobo ntago bajya bakunda ibintu bihoraho gutyo uhora ukimunyuza mu maso bahindurire nimba warabakiniye ejo uri iki ngiki ejo ukinura iki ngiki uhinduranye kuko iyo ukina ibintu bimwe urazima bahita bagucikaho ubukorera izindi content ngaho uzagenda ubwire nuza yongera akine video zanditse Nyagiso ubundi Nyagiso mu gukina yarakinaga yarandikaga na akayandika ariko ubu mubwiye ngo yandika ahita gutuka no ku babyeyi nyine reba ubu ngubu nyine areba abantu bazi kuvuga akabateraho kamera akabwira ati sije niyi komeza gutya na gutya bigahita bikomeza uzajya nko kuri set ya Kiri ntago ajya yandika araza akubwira ati ndashaka ko mukora ibi bintu vuga aya magambo ukomeze hanyuma mukora iminota 3 kabagiye hariya nawe uravuga gutya wowe n'uyu mukora iminota 3 gutya gutya uba afite sije waragenda aravuga ati nimba uyu munsi ndakina kuri ruswa urakubitana n'uyu arya ruswa uwo mubwira ko bitemewe
nibyo gusa nta nubwo yirirwa ahindukira abandi ahindukira areba nimba warakoze neza kugira ngo aguhinde topic iyo byise tu umweyo uhita utavuga ati genda ubanze wige kugerekeranya amagambo kandi nawe niko bimeze muri ubu buzima ntabwo dushaka kugendana n'ibintu bituvuna wapi ntabwo dushaka kuvunika Yes yazivuyemo na Nyagisobura yazivuyemo ntabwo zikiri zo neza tu impamvu bavuga ko hari igihe ujya muri comedy abantu bakagufata ko kwakundi ugaragara ko ariko n'ubundi umeze nyine wenda ntabwo ibyo yakabivuze bimuha amafaranga ahubwo nuko bamufata nk'icyo kintu nyine yigize atanabona n'amafaranga ubundi comedy ntabwo zikirimo amafaranga irimo amafaranga kurusha comedy filime nyine n'ubundi zirimo amafaranga kurusha comedy kuko comedy ubu usanga nyine n'abantu bamaze no kuzihaga kuko nyine comedy nimba uri gukina comedy se ugasanga urarebwa n'ibihumbi 10 wakoze iminota 10 kandi ugasanga ntuzararebwa n'ibihumbi 5 cyangwa 7 yakoze iminota 30 40 50 hafi isaha abantu badasobanukiwe hari abantu bita ku mibare hano hanze barareba bakabona bisi zageze ku 100 sibyo ku minota yarebwe niyo rero abo ntabwo bajya bitandukanye babona yagiye muri filime yarebwe iminota yageraho views nk'ibihumbi 10 sibyo yakoze iminota nka 20 cyangwa 30 ngasubira nuko rero ubundi biba bisaba nyine ngo umuntu ahinduranye akine n'umwanya abantu baganire nyine tu ntekereza ko muri icyo gihe wari kuvuga ko abanyagisaro bakoraga n'abafata nabo nibwo bari bakibiza kuko nyine njyewe wenda babigiyemo mbere nkajya numva ngo Nyagiso n'undi nkumva na Patino ubwo natwe nyine duhita gusa nyine tunaza twaje tubagendeye kuko nyine ntabwo ibyo byabagaho kuko twitwaga ba Nagiso ukumva ngo ni Nagiso urumva tugendeye kuri rya zina rya Nyagiso urumva nyine Nyagiso buriya nubwo yanagira nubwo yaba yanafeirinze kuko yarafeirinze bitabaho nubwo yafeiringa aracyari kuri top kuri ibi bintu nta muntu nyine njye mbonye umuntu no kumusuzugura namuseka kandi usanga na benshi ahubwo bagira baranyuze mu biganza bye benshi baba baranyuze mu biganza bye ariko njye mu bantu batanyuze mu biganza bye sindi akinnye kwa Kira gusa kandi Kira yanyuze mu biganza bya Nyagiso njye nyura mu biganza bya nanyuze mu biganza bya Nyagiso ariko sha nanjye buranje ageze ngira guceho naye nkibonamo ubugoryi nawe ati mbaye ikigoryi neza reka ngo njye sinigeze nyura mu biganza bya Nyagiso kandi mbyicayemo nanyuze mu munyeshuri we ahubwo niwe wanyuzemo cyane uza muri nakinnye no kwa Mitsutsu nawe ariko nyine nabanza ageso no wiri wacu uza kiragiye ndi mu bafataga nka Rumodo cyangwa se nyine uvuga ngo ibintu ndi kugerekeranya mu cyaro runaka ntabwo njye nigeze mvuga ngo ndagendera kuri uyu muntu ngo ngere ikirenge urabona hari nk'igihe nk'umuntu yinjira mu kintu nyine wenda njye ikintu navuga ntabwo nigeze mvuga ngo nigire kuri uyu aho wenda naravugaga ati wenda igihe navugaga ni nerekane ko n'uyu nguyu atari ubizi wenyine bitandukanye na nigire kuri uyu nawe reka tufate uri wakishyira mu bantu bazanye comedy mu Rwanda nyine wenda aho ngaho nawe ngiye gusuzugura umuntu wanjye ngo ni Nyagiso sibyo dufate nko mu buhanzi mu bantu baririmba buriya ujya kumva bari kuvuga ba Rujindiri ba Makoni Koswa bandi ko babaharuye inzira ko barayiharuye uwo rero yaharuye inzira
yaharuye inzira. Urana nyine nka Makoni koshwa nimba yaraharuye inzira nande abo bantu bari hiti koko. Hahita haza umuntu uzi ibintu bihambaye kurusha bya bindi byo waharuye inzira. Ari we wenda nka Debeni nande na ba Bruce Melody na ba Meddy n'abandi bose baranyine baje ariko nyine buriya twese tuba dufite amatara. Ahubwo tara y'umuntu hari igiye gutanga gukinguka. Iyo gutanze gukinguka rero handi uba wicaye kuko nawe ufite tara tugati kari akantu uriya muntu nanze kugashyira hanze. Njye bundi numvaga ngomba gukina filimi na mbere ya bariya kuko njye nahoraga ndeba filimi nkavuga ati njye nzaba uyu muntu, nkavuga ati njye nzaba nka Sharukani, numvaga nzaba n'umuzungu kuko numvaga ngo Michael Jackson ngo yihinduye umuzungu, nkavuga ati ko naramufanaga cyane, yari umufana wanjye, naramufanaga cyane Sharukani, nkareba filimi ze. Icyo gihe filimi twayishyuraga senkani, nkanishyura izindi filimi ariko kugira ngo ntegereze, nkamwishyura izindi filimi nkategereza igihinde kiri bujyemo saa moya, kiri burangire saa 4. Nkavuga ati ndagitegereza ariko ntegereza iki gihinde ndebe kari icya Sharukani kuko Sharukani yagiye basimuka nka filimi zinga, numvaga nzaba Sharukani. Ubwo rero na Nyagso nawe afite umuntu yumvaga ashaka kuvuga icyo gihe nta filimi yari iri mu Rwanda kuko numva atananduta Nyagso no mu myaka. Urumva nimba wenda binakabije twaba tunangana, ariko uwe nawe ubwo yari afite izo plan. Ariko buriya nubwo tuba dufite plan, nimba umuntu ari umunyamujyi wari umunyakibungo, buriya nanjye naragerageje sinjye munyentara wa mbere, nanjye aho nari amabuye. Kamera ngo yakoreshaga kamera wenda nayo yabanjije kuri telefone, ako njye nabanjije kuri telefone pe rwose natanga n'abagabo n'abari abakanji baje dukoresha telefone. Umuntu waje dukoresha kamera n'ingaro wenda agakamera kari gatangiye kuza kameze neza, ariko nyine nanjye umuntu nyine iyo yagutanze kubishyira hanze, umuntu nyine uba umwubaha kubera ko nyine yakinguye irembo. Urabona muri iyi minsi ijyanye na komedi nyagaze kuko tujya tubona nk'uko bavuga muri trends comedy nubwo zitandukanye uburyo zikorwamo, ariko urabona level zigeze zira zose ni comedy. Ariko biriya bintu bitandukanye n'ibi dukora. Urana biriya bintu byo kuri Jenny comedy, uriya muntu arahaguruka akagenda ati mumeze mute, abameze nka MC ndabasuhuza. Wana uzarebe MC ashobora no kubasetsa cyane kurusha uriya mu comedy stand up. Urumva ngafata uriya muntu muri bari uzi ko ari Kikongo General, uzi umutereka imbere ya kamera ngo ni mukinane filime, ntago yabibasha. Ikintu handi ukinira mu ibanga ushaka kwereka abantu ukicara gutya ngo abantu bakirebe, kiriya kintu shumi yanjye gisaba imbaraga. Urasibye rero ibyo kugira ngo editing babonemo iyo video. Buriya nk'uriya muntu nk'ubu nkanjye dushobora kugera kuri story kuko gati ndashaka uyu muntu ababare arire ku buryo umuntu ureba hariya filime nawe arira, cyangwa akavuga ati filime irababaje ku buryo yifata nka gutya akareba yashishikaye. Biriya bintu rero umuntu ukinira imbere ya kamera uzamutandukanye na comedy stand up, kuko comedy stand up nawe ufite confidence wayikina. Ukugenda ukagera ushobora no kugenda imbere y'abantu uze wese gukina ugahita uzi gaze none hari abantu 500 babiri bose bahita baseka. Rero gusetsa abantu nka bariya umwe yarasetse babiri biba byarangiye bose bahita baseka. Nabo baracyafite urugendo rero. Reka dushyire mu gatebo kamwe nka comedy muri rusange. Ubona amaherezo hari igihe kizagira comedy zigasa nkaho zihagarara, filime akaba zikomeza, cyangwa hari ubundi buryo comedy zishobora kuzakorwamo zikomeza bikomeje kuri uru rwego zahagarara. Ariko abantu dufatanyije muri industry ya comedy
ikintu nabisabira nuko twashyiramo imbaraga tugakuraho ikintu bita kwironda kuko usanga ikibi cy'abakomedi usanga avuga wavuga ati sinakinana nawe ugasanga nk'umuntu aravuze ati ngwino sinakinana nawe utantwarira abafana kuko nyine n'ubundi aba abizi ko ufite izina avuga ati nge ndagutinya sinakinana nawe utantwarira abafana kugira ngo se ubwo hari ikintu aba akumariye nta kintu aba akoze ahubwo ikintu kiba aba ari gukora aho ngaho bari kudindiza izo mpano z'abantu kandi mukoranye mwakora ikintu kimeze kinini cy'igikuta cya danje buriya ngaho reba nka kuriya ufashe reba nka kuriya nyine nka Mitsutsu ukamuhagarika ugahagarika Nsabi hariya ugahita ugenda ugahita uhagarika nka Bakira kuriya kiriya gikuta kiba cyubatse hariya ntabwo kiriya gikuta kijya gipfa gusenya ariko ushobora gusanga nka Nsabi atajya gutera support Mitsutsu ugasanga Mitsutsu atajya kwa Nsabi kabisa ugasanga abo bantu nk'icyo kintu urugendo ko guhana ariko ibyo bintu bimeze ugasanga abo bantu bavuga ati ndamutse ngiye kwa Mitsutsu ubone Nsabi ndamutse ngiye kwa Mitsutsu bakambonayo ubu ngubu ntago bahita bagira ntago bahita banwa abafana banje bancika bakavuga ngo Mitsutsu arane ko twakinanye nibyo nyine nibyo bituma muri ibi bya komedi bidindira impamvu filimi zo rero zizamuka filimi bakurokira tubashije ntago bagufata uri umuswa reka iyo urebye komedi muri iyi minsi hari amazina arimo bakunda kubyita ngo ni big fish ntawe ku giti cyawe hari ba Mitsutsu hari ba Patino hari ba Nyagiso n'abandi kuri w'abantu ufata ko ari ba bakomediye bibihe byose kuri wowe cyangwa se ufata nk'abakomediye bakomeye sinzi ko bakomeye kuri wowe bakomeye kuri nge kubera ko umuntu ashobora kuba akomeye kuri ngewe ubwo gukomera harimo no gufana umuntu arakomeye mufana byanze bikunze umuntu uvuga ngo afite izina ubwo nyine bamufana byanze bikunze nta kuntu waba utamufana nta muntu mfana twese tuba dutinyana aho umuntu nyine wakoze ibintu nyine ahubwo avuga ngo umuntu wakoze ibintu bihambaye wubaha ubu namufana rega wijya kure uwo muntu ubu namufana cyane ni ibintu byikora wenda nibishake binajyeho no kumufana kuri wowe ubona ninde njye mbona ari Kira nabyita kumufana ni iki ahubwo ni ukumubona nyine karindwanya cyangwa ushingiye kuko ari wowe wanyuze mu maboko nanyuze mu maboko ya Kira nicyo ushingiyeho oya ntabwo aricyo nshingiyeho impamvu abo bose b'amazina akomeye tubabona mu biganza bye nka Nuza niwe yazamukiye wenda yarakoraga nka Nsabi ariko ibintu bye bitarajya hanze byagiriye hanze kwa Kira n'uriya bijiyo bija byagiriye hanze kwa Kira bane nyine hari amazina menshi yagiye boostinga bitewe n'ahantu nyine yazamukiye ugasanga nyine umuntu afite impano yagira imana akagira n'ahantu yinjiriye bigahita biboostinga cyane kuri uwo muntu ariko nyine Kira ikintu ngiye mwemerera mukundira urumva wenda ashoboye no kuba atarusha na Nsabi cyangwa ngaba atarusha na bijiyo bije atarusha nande ntago we areba gutya wenyine tu ntago yirebaho kuko njyewe Nuza Kira twabanje rega gukina na kera kuri Smart Guys yakinnyeho hari filime nyine twakinanye yakinagaho mbere ataranakora yari afite niri ya Kira ariko najyaga mbona nabayisha bakina
bose nyine bajyayo babaga babarokirese kujya gukora kiragiyeho babaga bari inshuti nyine n'abakinnyi baho yari inshuti gutya ugasanga nyine ni abantu bakunda kuba bakinana na Ngaru gutyo ko bakundaga gukorayo yegabo bose ariko ngewe kiri kintu namuvugaho we ntago yirebaho cyane impamvu atakirebaho nuko nyine ari we ufite nyine abantu nyine benshi kandi bafite amazina akomeye ariko nabyo bikaba biri kumugusha mu bihombo kuko mu minsi yashize ngo yaragiye ibyo bintu by'uri kuvuga byo kutirebaho urumva harimo kurekura amafaranga n'iki mu minsi yashize numvaga ngo yakirinnye numvaga kubera erega reka nkubwire nk'abakinnyi nka kuri abakoresha hari igihe bageraho kubera ko baba bafite amazina urabona nimba nahembwaga 1000 nkajya kumva hari abari kumbwira ngo ndi nsabe ngo ndagenda hari kumva ngo ndi no gukina kuri Radio Rwanda icyo gihe ntabwo biba bikiri mu gihumbi cya 1000 gishobora guhita kikuba n'inshuro 100 si wenda sinzi nimba ariko byagenze ugasanga nsabe nimba ari guhembwa nka 500 ugasanga nanuzana bije bije guhembwa nka 400 ugasanga nabanyambo ugasanga nabande bana nyine uruganda akoresha rwa comedy mu Rwanda ni rwo ruhenze ruhagaze rwose ni team ihagaruka gatigira yenze babakobwa bagara ari ukabagatabe umukobwa rwose ubwe nawe yiyubakiye izina no kugenda gutya no mu muhanda n'ibinyashu ukabagata umukobwa ararenze niyo yagenda nyine atagize n'ibyo akina ugati hari abasore nka 300 batonda umurongo ndetse ubu hari abantu bumva batereta abakobwa baba urumva kugaragara neza bijyanye n'amafaranga rero umva none ibyo bikontineri byose nyine biri ku mutwe wuriya muntu kandi bagomba guhembwa tuvuge wenda nimba cano yinjije nka miliyoni 20 ugasanga aratanga 15 akeneye no kwifasha mu rugo afite umugore no n'abana bakeneye nabo kurya urumva umuntu nyine baba bari kumugira ute ahubwo ushobora gusanga ntacyo asigana kuko naye abatakaza ahubwo kubitaho n'iki rero abanyarwanda nabo nibajya babona bashimishwa n'ibintu abakorera n'imvune ze bajye bagira gutya nyine bare ukuntu bamuremera akenshi nibyo nandi kubwira hari ikiganiro nandi gukora kare kijyanye nandi kubagezaho indirimbo nshya zasohotse mu cyumweru gishize kugira ngo niba umuntu yakoze indirimbo kumva nyine haraye kugeze wowe tutanafata n'amafaranga wabwiye uti mujye muri studio mukora kandi bisanzwe ubundi natwe yagize umuntu nyine ujya abonayo gatari ko titireka mu waranshimisha baraza rero bakavuga ngo waranshimishije bagaseka ngo turagufana bakanajya kanakomati tujye none ari nuza akavuga ati rero waranshimishije ngo ino nkwereke akakujyana akagusindisha ugataha mu gitondo utabasha no kugenda ubwo munsi ukurikiye ugahita usiba akazi ubwo ntongera kumushimisha iyo support ko kiri muri abo bantu ni iyi ntabwo wongera kumushimisha afazari iryo cumu wakoresheje umugurira inzoga rimubwira ategeremo abakinnyi akina izindi nibyo byiza buriya niko support bimeze titi dusoza Hello shu ndaje ndaguhamagara ndi mu kiganiro sibyo ubwo urumva rero mitsutsu na nsabi gutyo biba bimeze gutyo abo bantu urumva ni abantu baremereye yikoreye rero niyo mpamvu bagomba kugira ute kumwubaha nyine kira kuri twabivuga hari abantu maze iminsi numva tugana ku musozo bavuga ko muri sinema cyane niho hakunze kugaragara bya ruswa y'igitsina muri sinema niyeze bo kubona babivuga ku muvandimwe wanjye kira warabyumvisha kandi agakobwa kagiye karicara karavuga ngo nuze yakatse ruswa y'igitsina oya bibaho nkunda kubyumva nyine kugira ngo umuntu mukorane wenda agushyire muri timu ye ariko uriya mukobwa ubona arutse umugore wa kira ubwiza aho umugore wa kira ntabwo wamubona ndamuzi uriya koko uriya nuwo kugira ngo kirajye kumujyaho aho se akagiyeho kari akantu kangana n'urushishi ntikapfa kahita gapfa wana kira yakubundararaho n'uhita akareka kari n'akazingo yifitiye umugore umuhagije kandi akakajyara ngo yamwatse ruswa y'igitsina nese urabiterwa n'iki biterwa n'iki ni ishyari baba bashaka gusubiza umuntu inyuma urumva bakagenda agafata nk'umuntu bakamugerekaho ikintu ngo uyu muntu ngo bamufashe ngo ari muri ibi ngo uyu muntu yakoze
abantu buriya no kwamamara ni bibi kuko nta kintu baramvuga banza naramamara buriya nicyo kingaragaza ko ndi hasi cyangwa bakabona nta cyakuvaho cyangwa bakabona nta cyambo ntacyo ahubwo ntabwo ari uko ahubwo ntacyo ndageraho kubera ko kira bashobora kumwandikaho inkuru agatice kuranda akabakubita agatipu bagasiba njye naramubonye ariko uwo mubebe yagiye kuri radiyo rega yicaye nako kuri kamera gutya yiteze gutya ari kuvuga ngo yanyatse ruswa y'igitsina vuga se uyu mukobwa mu bakobwa kirakoresha katari na mwiza kwatse ruswa ariko ibintu byo mujye mubyihorera gusa nyine nawe icyiza cye yaramwihoreye tu oya hari umuntu utabona ukabona utajya guhangana nawe bitewe n'izina ufite kujya guhangana nawe uburi kwiyonona nanone hari ikintu umuntu agenda kuvugaho nyine nacyo kikakwicira izina ni ibintu bibaho kandi ni ku mpande zose njya numva mu bahanzi hari igihe umuntu akwibasira bituma nyine hari nk'umubyeyi uba ushaka ko umwana we yaza izina bandusha gusekura hari abantu bakurusha izina bandusha izina kumenywa n'abantu benshi yes barahari nicyo nshatse kuvuga kumenywa n'abantu benshi hari n'igihe bihura no nagize ngo kuvuga ati hari abantu wafatiraho urugero ariko nabyo byashoboka kufatira ubu ninde nafatiraho urugero oya ngaho mbwira se ninde narufatiraho none se ubu Mitsutsu kuba yaraje nyuma yawe ubu nta rugero wamufatiraho Mitsutsu kuba yaraje nyuma yanjye Mitsutsu yansabaga gukina nawe ariko kurusha izina ubu ni nacyo tuziza nyine andusha izina katubyemeye nyine ushobora kuba utere ko Mitsutsu ashobora kuba hari ibanga afite ibanga afite buriya Mitsutsu ikintu umwemerera arihambira tu warakora tu kuko Mitsutsu namusize ibi bintu nyine nabimutanzemo yaraza akavuga ati se ubu nyine yahari icyo hangira tukamubwira ati ntaribi cyangwa se gutya hari nabo bafitanye beef muri twebwe muri Smart Guys baje gutya bakamuheza no hanze banze ko yinjira ahubwo njye si ariko ubu badashobora guhura nabaga ndawafi ubu barahura ariko nawe ntiyamukatira muri ujya ngo kanji yakata muri video ya Mitsutsu numvise Mitsutsu avuga ngo cyakoza ngo man ngo nge nzamureka ngazakina ngo ntaribi ariko nyine ibintu byo kugira nabyo bajye babikira hasi dukore bo hari igihe rero hari igihe byikora cyangwa se ugasanga bigahura na kamera y'umuntu kora bizi ko kamera zacu ziba zitandukanye usanga ari umuntu ufunga umutwe ugasanga birangiye nyine abantu gukorana bibaye ikibazo ariko nyine nimba ari n'icyo gituma adakinisha n'abandi bantu kubera ngo nuko we batamukinishije mbere ibyo bintu ntago numva ari umwuga nyine yakaba bisiga ahubwo akavuga ati se uriya muntu najyaga kubwira ngo mukinire we yamfasha iki mu byo ngeze ubu ngubu kubera ko kumuzana si ubufasha baje kumuha kuba baje gufashanya nyine ni ugufashanya avuga ati uno muntu muziho iki ubwiya nasanga nta kintu akuziho agukekaho waba umurusha azakwihorera cyane aho kuba azi ko hari ikintu murusha akicara akavuga ati uyu muntu sinakinana nawe kubera ko yankoreye iki ibyo ni ikosa niyo mpamvu nyine ibintu byacu bidindira kuko nuza njye ntabwo njya ndeba umuntu ngarusha uyu muntu nese wavuga ngo Mitsutsu cyangwa nuza Nsabi cyangwa Bijiyo bija bandusha iki na nuzana Kira we andusha company mwumva Kira andusha company Mitsutsu ikintu andusha wenda nukumenywa n'abo bantu ariko muri abo bantu nta muntu dukora nuzimwe style zimwe ngo tuvuge ngo uyu muntu buri muntu ukurusha ni umuntu muba muhanganye mukora style imwe urana Mitsutsu iyo ari gukina ziraza abasinzi bakabije njyewe iyo nyina wenda ndi titi w'ikigori nkaba ndi umuntu usanzwe uri aho ariko w'ikigori Nsabi avuga kiriya kirimo ikiwabo ntuzabije iyo bije aba ari umusaza uwo muntu ahuriye na titi urumva ko ni ibintu bishobora guhura ahubwo bikuzuzanya ni ibintu nyine byahura bikuzuzanya bajye bareka kureba ibyo bintu kuko nshobora nko kuzana nkavuga ati Mitsutsu ntago andusha
urumva akabyumva akagira umujinya nanjye sinavuga ngo ntandusha ahubwo twese duhuriye muri iki kintu dukora kimwe duhuriye muri iki kintu dukora kimwe byagenda bite rero ahangaha nta n'umwe urusha undi muri iki kibuga umuntu murushanwa ari uko mwahuye abantu nemera ndusha nabo natsinze muri kompetisiyo ariko nabo twarinze tugera kuri finale cyagiye tujya mu marushanwa bwa mbere nagendaga mbatinya uri kuvuga ati vuga tuyu muntu simuzi kuko nazi ibyo mba nekereza ibyo yandika anigiye ibyo akinisha hari aba afite umuntu bimukinishiriza atari n'umwanditsi rero ntabwo twavuga ngo turarushanya tutarajya muri kompetisiyo kereka twahuriye ahantu bakavuga ati abantu ntibahangane naho hano hanze uba usanga umuntu azi imitsutsu kimwe n'uko narinzwe imbere kumurusha cyane kabisa rero ari mu ntuza ni itara rye ubundi hari ibintu ngiye ntajya nemera ikintu bita urumva ikintu bita umwaku n'amahirwe ntabwo ibyo bintu bibaho habaho iki ibyo bintu ntabwo mbyemera ntabwo habaho umwaku ngo habeho n'amahirwe ahubwo habaho igena numva twanasoza imigisha se na imigisha ibaho nta migisha ibaho habaho igena ubu ngubu wowe ukivuka byari byanditse ko nugira imyaka 40 uzagura kamera ya Sony ya $1,000,000 byari byanditswe kabone niyo waba warahirimbiye waragize ute n'igihe wari kuyigura uyibye ayo mafaranga ariko uwo munsi ukayigura nta migisha nta ninuza nta mahirwe nta ninuza nta n'imyako habaho igena buri muntu abafite buri muntu afite dosiye ye niyo mpamvu bavuga ati cunganwa na dosiye yawe abantu ba pasiteri bazi kubwiriza cunganwa na dosiye yawe urumva igeno ryawe nk'ubu igeno ryanjye rishobora kuba ari ukuzanga bigaragura imbere mukajya mureba mukanga no kumfana mugaseka mukajya nkakubitwa nkabura viyu n'iryo geno cyane hakaba undi winyira ari no kundeba ndabizi ko uzandeba nibyo wigira uzandeba pe hari abantu bambwiraga tugitangira kera bakavuga ati rero titi ibyo kuko ngiye nari umuhinzi ibyo bintu byarakunaniye fata isuku ujye guhinga ataranandeba atuye Rusizi n'uyu kibunga ngati umuntu yabwiwe n'iki ko mpinga buranga avuga ati ngiye ndagaragara nk'umuhinzi ngati ibintu bizamvaho bite rero guhinga niryo naramamayeho ariko siryo ryari igeno ryane n'ubu gukina filimi haje impamvu nabikinnye nkagira abafana nahimta abafana benshi cyane ariko umufana yagiye andeba akavuga setiti wabagaye usuza ani umuntu wambona ani wawe ubwo si umuntu yabagaye kandi buri munsi ndakina umunsi ndapfa rero buri muntu afite igeno rye itara rya mitsutsu nimba ryatse iryansabi nimba ryatse mani ngiye bari abantu ndabazi neza batangira bashutinga utuntu tutanabaho turaba akagezaho itara rye rihita ryaka nk'ubu iryanjye nanjye rye rizaka ugira ngo ibintu birari cyane kabisa cyane rero haburiho igeno Peter katugushimira urakoze cyane murakoze cyane